Nario. Nario. Ayiwe Nari. Nari. Wowe hari iki? Awe Sandrine. Arabikora ndamushimira ni intore. N'iminwa myiza. Ntabwo ariko nyende kuvuga. Asisi bari kubireba. Ariko nakunze ukuntu nyine ko agaragara. Icyo ni icyambere namukundiye. Size yiwe nayo narayikunze. Ikindi wenda namukundiye so arirekura agaragaza amarangamutima byose bishyira hanze nyine ntacyo aguhisha hanze arakwiha wese mbega iki muri marakivuga yuko twaba twarigeze tuhura nkabyibagira nta cyaha kirimo kuba namwita sheri icyaha yanyita sheri ngewe bunana umva so mukoresha umupira we nawukuramo nta kibazo nawe uremo ndebe neza banafite Ibisa ni ibiki none ndebe neza ariko menye byari none se n'umuhungu w'abandi gutangiye kumukurishamo imipira mumbabarira ibiri ufite nterura kanihongere uri derira nakubwiye ko ndakuraza muri hoteli si ariko ntago ndaramo njyenyine nisi kumva aramo wenyine ndahabaye ibyo birahagije ubundi bindi mwirwarize ngewe si ubwa mbere burayemo se oya ntago ari ubwa mbere ubwa kanga ariko waraye ntago ari kubirara kenshi ahubwo vuga ngo nanye nawe sindi uburane nawe Pasi benshi bavuga ngo uyu mukobwa ni indaya ariko wenda hari umuntu ari mu rukundo nawe uri mu rukundo nawe ababivugaho bafata gute ngoshije ni ibijyanye n'ibya Pateri sibyo nabonye interview yawe na Pateri Sandrina yagize numvamo kubaza ushaka ko bagutera inda baba we agukunde cyangwa bagutera inda njye nagize njye hano natekereje ngiro Pateri nta nubwo atera inda buri ese ni gute Pateri oya nibyo none se Pateri atera inda mba ntumusebye aha tayi française ayiwe manekine ego imisatsi idahenze udasaba ibishoro byinshi ariko nanshoramo wow tukubona umushoramari muri aho yewe tukubona umushoramari savye uri hejuru yacu nyine abanga bariya birwa banyitukishwa ntago ndi ribu mwabantu yego ribu se yirwa mu mayitafi mujye mu mahoro haraho wambaye ubusa se barabwambara wambaye ikarisi itukura Gasaro TV ngo yitwa ryade nta nubwo izina rye ryibuka Sevresir wow shani icyugi ubu noneho uremeye birangiye wemeye ako nyine reka tuzanze turebe ibyari byo kubera yuko ushobora no gusanga ahasanga mwana ari n'ifoto shajya umbabarira uravuze ngo ifoto irabeshya si ifoto ntibeshya ifoto irabeshya irabeshya nahise nkwereka ifoto yanjye urebe adafite amafaranga wamwemera amafaranga hari n'abahungu bayagira bakayahisha nyine nabamubeshya gake ni ukuvuga ngo look ye yatuma ubwayo gusa akubaza ukunda ngo ibi byuma oya resha nabikubwiye physical utari icyuki nta kintu twavugana urabeshya nyine nayaze nyuma ariko nabanje kubona ibyari byo waje kubona ibyari byo hakomana aho ngaho shara ni mwiza ndashaka kureba nyine aha hanyuma hari ikintu ndibuze kwibaza ikikurikira gutya nka abenshi bari baje atese uriya mwana muzamutora izina afite mama we se yabonye ati ibiganiro bye byakira gute icyo ngicyo se mama ahubwo reka numve nejo twari turi kumwe ndakeka dore mama garaje yigo ayiwe gwino witwa nde mva ngende vuye ishazwa nese amubera gwino rat Sandrine wagira kakomba sana egera hepfo oya ese ushaka gufata ubunga bandi ku ngufu ana ngwino tubanze dusoma nako dusuzanye neza nyeretse sijewe ati murabana atari mwiza ariko mana
mwicare Karegere nawe wasohoka kariyere mikoro ereza mikoro y'umuhungu ahumura neza wabyumvishe mvura ahumura neza pe nabiba birenze shafi mva suko afite n'inyinya kamwegere sha zero distance atajya n'utujyaga uyu muhungu yansabye ko nabahuza uyu munsi tugiye kujyana ikiganiro kiryoshye suri intore se yego none ndashaka kubanza tubwira amazina yawe okay nitwa Niyungano Pacifique Pasi nyine ariko kazi n'abasanzwe banyita nyine kajyanye n'akazi nkora ni Nario ayiwe nari wowe harya awe Sandrine Nari awe nongeye kumwita oya n'ubwa mbere rega yitwa Pasi twa Nario yego ikibazo nuko uravuga Nario bakagira ngo ni wa musi witwa Nario oya ntago ari MC Nario ni Pasi Pasi urumeze neza ariko njye meze neza dore smart yanjye aho nayitaye nayize nabonye umuhungu mwiza yego nasabye Sandrine ko twahora nabonye ikiganiro cyawe arabikora ndamushimira ni intore n'iminwa myiza ntabwo ariko nyandi kuvuga asisi bari kubireba yego so ubwo nyine Sandrine abimfura arabinkorera amaze kubinkorera nyine mbega n'ibyishimo bikomeye wow shanye ndishimye n'ibyishimo bikomeye kubona ishikiri ku mutima sinzi ngomba kubivuga nyine bikajya hanze byaba ngombwa bikaba bitaba ngombwa nyine nuko bikarorera nawe wari yakiri aka kana ashyizemo hari abakobwa benshi baca hano kubera icyo ari uyu mukobwa wahisemo ni benshi cyane baca hano uyu mukobwa ni cyo kintu cyatumye ari uhitamo ukanambwira ngo niba ushaka ko mwahura so ikintu cya mbere wenda cyabiteye ngo nambwiye ko wamukunze nabyo uraza kubyivugira hano ni izina ry'Imana nerekana inshuti yanjye nawe se murebe favor afite reba ukuntu ari mwiza impamvu wenda ari we nahisemo niwe muntu wa mbere ukora ibiganiro byinshi kandi byiza cyane si wumva arabye byinshi kandi byiza yaba ibya ba Kiroso ndabikurikirana ibya ba Pateri ego nabyo narabirebye ariko nakunze ukuntu nyine ko agaragara icyo ni icyambere namukundiye size yiwe nayo narayikunze ikindi wenda namukundiye so arirekura agaragaza amarangamutima byose abishyira hanze nyine ntacyo aguhisha hanze arakwiha wese mbega iki murimo arakivuga yigwi twaba twarigeze tuhura nkabyibagirwa ibyo ashatse kuvuga nyine so amarangamutima kuri murayagaragaza urayagaragaza kandi ni byiza nyine kubona arifuje wenda guhura nawe shamvuye umunsi ndasohoka urashaka gusohoka umunsi ngomba gusohoka turi kuwa kangahe kuwa mbere naribisha nshaka ejo sinzakora ariko turasohoka yego so ubwo nyine ngayo nakuri n'umwana mwiza nawe rero yego nanjye noneho mvuga ibyo mbona none oya uri umwana mwiza Pasi yego ngenzi ibintu ukora uri icyamamare naho ndagera ariko biri kuza ukora niyivugira so njyewe ndi umunyamakuru wa siporo yewe kuri radiyo basi niba udashaka kuyamamaza nyine inyongorere zajyamo byarushinge bo nkaba hari na aho nahambere nkubwiye ahandi ni Pateri se oya negashina karuma nakaje ngane karore bo oya ariko reka murebe bo ikindi hari mba ndi gukorera aho ngaho ariko mu gihe cyo kogeza match hari izindi platform zinyuraho
hari YouTube channel 3 binyuraho nashatse kwamamariza hano yego YouTube 3 binyuraho biri no kunyura no kuri iyo frequency nakubwiye so nuko nyine ariko nkaba nkora nyine n'ibindi nkaba nkora muri yindi hotel imwe hano mu Rwanda nashatse kwamamaza nayo nkaba nyikoramo so hamwe mahamasaha ndi burare hamwe n'amasaha 8 ahandi nka amasaha 3 ariko iyo Asemani wamba bari burayi bubonye ariko iyo harimo match nyine amasaha 3 ashobora kuba yarenga by'umwihariko nko muri weekend tugira umwanya wo kogeza match za English Premier League ndetse no muri championa ya Espagne naho tugerayo iyo hari match zikomeye shasheri wanje afite akazi kenshi so ngiye rero oya nabivuze hari cyaha kirimo se twahita tukagabana wowe nta cyaha kirimo kuba namwita sheri icyaha yanyita sheri ngewe bunana umva oya nyine ndabikunze sobe ngewe abahungu bose we kuza ubabasariye uyu nguyu wamusariye nakweretse ifoto mbere mu kiganiro Pateri arahari bimeze bite nuko nyine nanjye byarancatse nuko nguko nta kindi uko ndi kubifata naba ariko babifata muri bacya kwimo Pateri simbizi nyine rata nta kintu mvuze nimugashaye kunteranya igisubizo cyawe se cyanyacyo wenda nawe ntukajya ufata abantu nyine rata simubonye ko ari bwa cyiza shama jya mureka kunteranya none se ubundi harya Pateri se nabo ikindi kiganiro ari kumwe na nande mbabarira gikora nawe kera na sifu byonde ushaka kuvuga kabiri se simani ngewe nitahire se kumva mutangiyeho nibyo byakuzanye ngewe duhita tugongana hoteli sinyigemo oya ugomba kwiraramo n'inyenyeri zingahe banze ndema agatima ni zingahera aya byabisekeje utazi mbwira nenye ehiwe ana we iracyari so naranakandagirayo nubwo ntazi yari uraje uzagiye rero kandi ndi burareyo so ngayo nguko rero Sandrine we yasitse yumiwe bari wasika sabuko nihanga none se mukanya ari kuvuga ngo n'ubundi abangu b'inzobe mbivuyemo bije kugenda biti igikara nicyo ubonye ni cyiza bimeze biti ubundi tutabeshye Sandrine kandi njye mureke no kuna oya mukanya ari kuzanamo akantu k'inzobe mani basi wacece se ukareka kuntera ubu noneho sinzi naho mpagaze kandi nanjye ndi umuntu hagati ati umungu wamwitesha cyangwa nuko ari mwitara muzira ndebe neza so mukoresha umupira we nawukuramo nta kibazo nawe ndebe neza banafite ibisa ni ibiki none ndebe neza ariko umenye ibyari none se n'umuhungu w'abandi gutangiye kumukurishamo imipira mu kabyara mwe kandi nta mufungurisha ibipesi oya ntago ari bugo nyerega umuntu ari ibintu n'ishati nkuremo uzi ko mise mbona ikintu ukunda we nikundira babandi banyweye ibya bindi mbabarira oya ntago mbikunda ko sinanabyivira umusore wateruye ako man uzi ko injye no kuza hano rata naje rata san mubwira duhuze natekereje ko iki kintu azagitekerezaho abantu bafite oya nta nicyo nari abantu bafite size ngizi ngizi babashaka ba bantu nyine umuterura kumva ko amufite ubu angwishije ujye mumbabarira ibiro ufite nterura kanihungire ahubwo we yagize isoni rata yagize isoni amvesha ari neza birimo se sha urebye nta kintu bitwaye boso nukuri uri mwiza akomana nubwo ngo uri mwiza we ayewe simbivuze se Sandrine nawe ngize isoni nta wundi ndabwira ko ari mwiza rero ukuntu umeze gutya nta wundi ndabibwira njyewe njya abakobwa wenda abo tuziranye sibyo nabijyagamo ari uko babibanjemo
ariko noneho njyewe sibyo harumbibwiye ko ari mwiza kusimana yego ndamubeshya se nise uri kubona umwana ari mu bimana kuri mwiza nibwo wamwishe rero wowe niba wara ni mwiza ariko ni wana si nicyo kintu abonye kuri mu kidasanzwe ngo sifa wani Patere ntago mukiranuka nuko kandi twavuganaga na sifa job nako njyewe sha mva noneho byanshanze to paka bavuga ako nyine naguye senye mba kaya gutya ngo bihagije ntago bihagije se akimukobwa bananye uri derira nakubwiye ko ndakuraza muri hoteli si ariko ntago ndaramo njyenyine nisi uri kumva baramo wenyine ndahabaye ibyo birahagije ubundi bindi mwirwarize njyewe si ubwa mbere burayemo se oya ntago ari ubwa mbere ubwa kanga ariko wowe waraye ntago ari kubirara kenshi ahubwo vuga ngo nanye nawe sindi uburane nawe sibyo inge siranze yaranze abishyize hanze da ariko biba byiza iyo ukundanye n'umuntu akakumenya da ubundi agakuramo n'abazi waba uri indaya akaba abizi waba uri ariko se bakaba abizi ariko ni nabyo none se nyine niba awi kuvuga ukuri ntacyo bitwaye sibyo ntanacyo kuba rifuje ko biba n'ibibe bitwaye iki se nyine ntacyo nyine kandi njyewe nta nubwo ndi umwana mubi wenda reka tugaruke kuko nyine ntabwo yansubije ikintu physical parents yawe yakunze siko byose nabikunze nabonye sha ntago ari bibi ntago ari bibi bizaza nyeje nta nubwo ari bibi nyine bizaza ariko ntabwo ari bibi bafite 6 pack cyangwa ufite 1 pack 2 pack oya muri make umuhungu ari mu basore wakunda bari nk'umwanya akangahe 70 ingahe byansaba gutondeka ku murongo bahise yanga pateri nawe uri muri ayo akuzi ko ari byo nari kumbaza umwanya burya niyo waba wa kabiri urumva ataba ari hafi asa amahirwe nayakura shabyihore yo mutima wanjye yarababajwe ako byo rata se nyine nanjye ni mpamvu nyerega navuze ati reka nze niba warababaye ndebe icyo nabikora simva undi muntu mwemura muri kunyitukishwa muri kumbwira nabi nta n'uwaza kumaza agahinda nifitiye ahubwo ubwo ngubwo ariko ntacyo uzabimbwira so kuba unanyemereye yuko nyine sinzi niba wabyemeye ko mbona se ugiye kurira bigenze bite musezera yewe mba mbyibutse bikankora no ku mutima oya kuko ibintu byose bambwiye nayo ndi mwana ukuntu oya so nese ababikubwira oya n'ababikubwiye burya nabo wenda nibareba kure sibyo nibareba kure kandi nabo bazahura nabyo sibyo utarahura nabyo azahura nabyo natanahura nabyo azahura n'ibirenze byo nzahita wibuka jobe hanyuma pasi benshi bavuga ngo uyu mukobwa ni indaya ariko wenda hari umuntu ari mu rukundo nawe uri mu rukundo nawe ababivuga bo bafata gute kandi uyu munsi uri wa musore wahoze ansaba guhura n'uyu mukobwa yego so wenda bavuga ko ari indaya wenda ngiye nabyo nzi sibyo ariko warabibonye ariko nawe kuko hari byo twaganira inbox twambwira uti ariko uyu mukobwa nawe yarakunze pateri ari niyo uzamubaza yego ati nanjye nubwo namukunze ni size yanjye yego ko twavuganye hari byinshi ndibuze kumubaza yego ariko ku muntu wenda uvuga yuko ari indaya buri wese namenye ibye haranakonje mu gihe tujya kuryama muri hoteli harakonje sibyo umuntu uvuga ko ari indaya buri wese namenye ibye yego kuko wasanga n'ubivuga ari indaya kurenza njyewe we niba ari nayo simbizi sibyo biranashoboka sheri sibyo kazajya nshyigikira muzajya sibyo ubundi buri wese sibyo ko wenda niba ari indakana bigaragaza harimo abatabigaragaza kandi babikora kurenza we sibyo so bavuga ko ari indaya rero batekereza ibyabo sibyo
It's your time. Akira. Fata umwanya rwose. Sheri barambeshya ni ukurya uzabibona ko ntari umwana mubi. Reka akubaza ibyo ashaka kubaza. Hari byinshi yambwiye yifuza kuzakubaza ariko n'umwanya wumuye kuko nicyo yawunsabiye. Yego. Nawe dore ni cyamamare mugenzi wawe Akira. Noneho ndajya. Ninyi bibazo kurusha ibindi bintu byose bibaho. Bo ikibazo cya mbere ndibuze kukubaza. Oya urabisubiza ndabizi. Niki waba warigeze wicuza mu buzima bwawe? Njyewe? Yego. Ubuzima byose muri rusange? Mu buzima bwawe bwa buri munsi kuva uvuka kugera ubu ngubu. Ndebye neza ntacyo. Nta na gito. Ntacyo. Niki wishimira kuva wavuka kugera ubu ngubu? Nishimira ko byibura hari ubuzima mbasha kubona abandi batabasha kubona. Yego. Nubwo baba bigoye ariko hari abandi batabasha no kubigeraho cyangwa batinyuka bikore ibintu nk'ibyo. Yego. So ikindi nkubaza byo ni ibyerekeranye n'ibya pateri. Kumana ngoshije. Ni ibijyanye n'ibya pateri sibyo? Nabonye interview yawe na pateri Sandrina yagize. Numvamo kubaza ushaka ko bagutera inda. Baba we. Agukunde cyangwa bagutera inda. Nge nagize njye natekereje ngiro pateri na nubwo atera inda buri. Ese ni gute? Pateri oya. Oya nibyo none se. Pateri atera inda mbaba ntumusebye mu kiganiro. Oya ko atayiguteye. Yarambwiye ngo aracyari umwana ariko nge Patmana. Nubwana n'uwese nyine ntabyo azi nyine. Nta nubwo abikora. Okay basi pateri tumureke. Nabifashe nka atayitera sibyo? Ubwo nyine aracyari mutoya. Aracyari muto. Nago yiteguye ase koko wari proud yo kuba nyine wabyarira pateri. Cyane dana nabisubiramo. Nubu ngubu avuze atirikanye gutere wabyemeye. Yego ko imbere cyane. Ativuga ngo yego. Ndavuga yego nahageze. Nkayo kutamabiyeho kuko. Ese wowe byo bireke. Byose ko ari ibintu bibaho. Ngira ibintu bitatu wari ukundiye pateri. Yewe. Numve ko mbyuje nisanga mbyujuje ndagwamo nisanga binabyujuje. Uravamo. Icyambere ari cool. Icyakabiri aseka neza aseka ndebe. Aseka ndebe. Giseka neza. Ariko nagira isoni wenda wana nani isoni ugira. Ariko pateri ibyo aseka navivura nanjye. Aseka neza. Narabibonye kaseka neza. Uri umuhungu. Raho no. Ikindi cyanyuma sha nta mutima mubi. Nta mutima mubi. Yanye ko nubwo yandiye indobo ubu ngubu nabaye indobanure. Umva bandiye indobo imwitaba. Nyine nubwo nabaye indobanure nari yakiriye ariko nyine nyuma yabyo ntago ari umwana mubi nyine. Nyuma yaho bwa bushuti yakwemereye ujye umusoro buri munsi. Subona umwanya wo kujyayo. Ari ubwo njye nka narara. Oya nyine hari ubwo nako tujya Oya hari ubwo njyeyo nako tugasuzanya mu muhanda nka mucaho. Mu muhanda gusa ariko. Hayi nyine. Ariko akubwiye tujye mu rugo mwagenda mwiruka. Se no bwa mbere na. Ari ubwa mbere nangiyeyo ntibashaka nabo babimenye. So uramutse ugiye ugahurira wenda n'undi mukobwa niki babyakira gute? Ntako. Ega yago disheri wa pateri. Je nawe ndisheri wa pateri atanivira mu kibuga. Tineje kumusuhuza to. Je nabirenze. Tujye twiga koroshya ubuzima. Ariko nibyo nicyo cyambere. Nicyo cyambere burya. Kuba muye nawe ndabyishimiye. Yego. Ndabyishimiye cyane. Aha. Tayi Francis. Ayiwe. Manekine. Ego imisatsi idahenze. Udasaba ibishoro byinshi. Ariko nanshoramo. Anshoramo. Wow. Tukubona umushoramari muri aho. Yewe. Tukubona umushoramari. Savye akase. Ariko nanone ikindi wenda nagizeho impungenge meruka kubona interview yavuga yuko ngo abagabo bose ari abawe. N'undi mukobwa nazi. Kuko nibyo cyanaga ari byo. Ega wanabinkuramo. Ukuri wabinkuramo. Ega nyine hari igihe usanga biterwa n'impamvu ariko iyo mpamvu ushobora kuba uwa mbere uyinkuramo. Nanjye nicyo cyanzanyirike. Yego. Nicyo cyanzanye kandi proud yo kubikora. Okay, proud yo kubikora. So wenda sinzi
ibindi ndumva naza kubikubareza ni box imyaka ufite iki neza abantu neza abantu we abaha oya iyo umuntu asabye ngo bamutere inda abashaje nge nta nubwo ngana namwe mutanabi nabonye mu mama niko ari akazi kanjye neza nabonye comment bavuga ngo haraho wambaye ubusa ngo se barabwambara wambaye ikarisi itukura sikarizo nicyo neza kuki tujya ku mazi mpora mbibabwira bakanga kumva kuki tujya ku mazi tukajya mu mazi tukihana ifoto kugira ngo ubutumwa ugenera abo bantu sha namwe simwe mani ntamwe simwe nta kintu ngiye navugana nabo gusa nyine ngiye ndabakunda tu mwamvuga naye mwagira mute batekereze ku byabo undi se birabareba ibibazo nakubazaga byari ibyo nawe icyo ushaka umbaze wisanzure aha icyambere kiragera Gasaro TV.